n'umurungi Sabe turamusengeye mu mbaraga z'Imana, mbaraga zibatura, mbaraga zibohora mu izina rya Yesu. Mana data nyir'ingabo, haleluya haleluya, ndasenze Mana ibi mwasamiye ibyo ndabicedekesha mu izina rya Yesu. Uri Imana yacu nzima, Mana natwe mwami mu izina rya Yesu. Irayago nawe ahantu ari aherereye hose mu izina rya Yesu, Imana imwigaragarize. Mana ndasenze ku bwayago mu izina rya Yesu. Yago ndamusengeye mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga zibatura. Mana ndamusengeye, yago ndamusengeye. Mwateye imbaraga, mwateye gukomera, mwateye umuco, mwateye amaraso y'umukiza. Alotikere bone shine longre masekredere Lebo sikaraboya sikarabini win. Mongo zamina fokri mangrasi. Mongo debere kire devai. Lowe zamina kire drome. Uyago ndamusengeye. Katubashimire ngo mudama kudukurikirana. Uri kumwe na Samu Imana ni Yubahwe TV nkuko musanzwe mubizi. Ndagarutse nk'umukozi w'Imana cyangwa se umugaragu w'Imana. Hanyuma ngarutse kugira ngo uyu munsi none abantu benshi banzi nk'umunyamasengesho, banzi nk'umukozi w'Imana, banzi nk'umuntu ukunda kuba imbere y'Imana, cyangwa se nk'umukozi w'Imana mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu buryo bwo gusengera abantu. Rero maze iminsi ndi mu bihe byiza byo gusenga, numva umwuka w'Imana amaze gusenga musengere aba bantu bakurikira Imana intumyeho. Imana intumye gusengera uyu mugabo bita umurungi Sabe. Imana imbwiye ko nza kumusengera kuri kamera kuko ni igihe ariho ababaye, ari mu byago bikomeye, ariko muri ibi byago bikomeye arimo nago umuntu yagafasha igihe cyo kumuvuga cyangwa se cyo kumuvuga nabi cyangwa se cyo kumwirukaho. Oya, ahubwo Bibiliya avuga ngo nuko umuntu niyadukaho n'ikibi cyangwa se agahura n'ibyago runaka, abera b'Imana nibafata gahe ko kugira ute ko kumusabira. Nanjye rero ngiye gufata gahe ko kumusabira. Ndi mu isengesho ry'umugoroba, ndi mu mugoroba w'umugisha mu izina rya Yesu. Desti enedranso my grand mando de shine grome. Ngiye gusengera dostire grere kandi izera ko mu bantu baza gufata mu bantu baza yuko uyu munsi none kumfasha gusenga, tugasengera uyu mugabo bwita Sabe, tugasengera n'umuntu witwa Alabasika labandesisi egreme desi wizmanda benawosisi. Nkaza gusengera umugabo witwa Sabe, ngasengera n'umugabo witwa Yago nawe turaza gufata gahe ko kumusengera. N'undi muntu nawe nabonye adasenze yahura n'ikimwaro cyangwa se uruvugo rukomeye, uwitwa mubyeyi wacu Pastor Mutesa. Aba bantu batatu niba Imana intumye kugira ngo mfata gahe ko kubasengera, ninginga Imana Donase Ketri Beneze Mando de kwa ngozo mene kirede shayi. Aya ni amasengesho Imana intumye kugira ngo aba bantu nze kubaheka mu kintu cyitwa imbaraga z'amahombe cyangwa imbaraga z'amasengesho dope enedra, kuko onekita stimadras my dream. Sinzi impamvu twabona ko umuntu ageze mu kaga cyangwa se ageze ku makuba, yarangiza umuntu abantu bakifata aho kugira ngo bafatagaye ko kumusengera, bafatagaye ko kunama bo kupfukama ngo babwire Imana, ahubwo bagafatagaye ko kumutaramaho. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ntago ari by'Imana idushakaho, ntago ari by'Imana ishaka, ahubwo icyo Imana ishaka nuko wabonaho mwene siko yadutsweho n'ikibi cyangwa ahuye n'ikibazo runaka, nufatagaye ko kugira umutererana, nufatagaye ko kumuneshandoma, ahubwo ugafatagaye ko kuza kwinginga Data wa twese, Imana Jehova, Imana Elohim Odraya Bone Shine Dro. Ni igihe cyo kugira ngo Imana ikura abantu mu matiku n'amagambo, ahubwo Imana izana ibihe byiza bidasanzwe mu mbaraga z'abasengesho kuri aba bantu. Dabe esada bone shine grome dry. Imana ihimbazwe kandi Imana yacu ishirwe hejuru. Ngiye gusenga Imana dastaya bene shine. Niturangiza kuza gusenga Imana nibasha kubabarira umuntu, Imana nibasha gukira ukuri hanze, Imana nigibasha kubana n'umuntu mu magambo. Abantu bavuze amagambo basembutse, iminwa yabaye myinshi, abantu bari kuvuga cyane, umuriro watse, Imana igeze guca
gucecekesha umuriro. Tugiye kuza gusenga Imana kuko ijambo ry'Imana ni ukuri. Ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rirabatura, ijambo ry'Imana ribeshaho, ijambo ry'Imana ritanga ubuzima. Turaza gusenga iyi Mana, tuze kuyibwira ngo Mana y'Abanyarwanda, Mana ya Isiraheli, Mana ya Isaka na Yakobo, ngwino urengere abera, ngwino urengere itorero, ngwino urengere abababaye, ngwino urengere abaindushyi, ngwino urengere abarwayi. Tuze kudeshando madrase baydrome ibi bintu enetri de kole zaloma shalom. N'igihe ngiye gufata cyo gusenga, umuntu wese umwuka azanyobora kumusengera tuzamusengera. Nta mupaka dufite, umupaka na style nawo, ahubwo gahunda ni ukwatura ineza y'Imana. Gahunda iriho ni uguhanura ku buzima bw'abantu dope enedra, uwo gupfa tukamubwira ko abayeho enegre. Imana yabwiye kurira amubwira ngo icyatumye nkusiga ikereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Shalom. Rero mu yandi magambo, ndashaka kuza kwifatanya, Imana ihimbazwe, ndashaka kuza kwifatanya n'abantu enedrase my dream. Ndashaka kuza kwifatanya n'abakunzi ba Sabe. Uyu munsi none aba bakunzi nje kwifatanya nabo, n'abantu bashobora kumuba bugufi, n'abantu bashobora kumusengera, n'abantu bashobora kumuba hafi, n'abantu bamugira inama, n'abantu bamukomeza muri iki gihe. Kuko bibaye byiza abantu bakamuba uruhande, kuko batamubaye uruhande mwakumva ngo umuntu yiyahuye cyangwa umuntu yasaze. Kubera iki? Arestalo wazamena tra. Kandi nibutsa abantu bavuga si urukundo abantu bakunda Sabe, oya, ahubwo uregorome. Imana ifite urukundo imukunda rurenze urw'abantu. Rero niyo mpamvu mubwiye ngo nawe ubwe niyigirire nabi, ahubwo agirire Imana icyizere, ahubwo yumve ko Imana muri bugufi, yumve ko Imana iri kumwe nawe. Aleluya. Ndahanura ku buzima bwe ereza drome shine dra. Dabo setide ko tandemasi wize grere bando de quarabin shine gra. La bella setride code mataya zariba shine. Jambo ravuga ngo le cribe mesire drome, abera b'Imana babaye maso nubwo ibyago byaba bimanukiye igihugu cyangwa abera bagapfukama bagasenga, Imana yakura icyago, Imana yakura inzara, Imana yakura amakuba. Rero etizele masore dra, ko abantu bamwe bataye intego yo kubaha Imana no gusenga Imana by'ukuri. Twe turagaruwe, turagira ngo tuze kongera kwimbikiza mu kihe kitwa amasengesho. Nitumara kwimbikiza amasengesho, Imana irushaho kubana natwe. Cyane uyu munsi ukanyumva, cyane uyu munsi ukanyumva. Bantu za drome siregere jobundi barafashe abantu benshi baravuga ati yagoye rererererere, baravuga, ariko njyewe ibintu byose bibaho mbihimisha gusenga, ibintu byose bibaho mbyereka Imana. Hetarabosi karabaya siregere. Ni igihe rero cyo kuza gutereta data wa twese nyiribihe, ni igihe cyo kuza kwinginga Imana. Turaza gufata gahe ko gusengera Pastor Mutesi, tuze kubwira Imana ngo Mana umurinde urusaku rw'amagambo, umurinde abakongera kumutera amabuye, umurinde uruvugo rw'abadayimoni, umurinde igisuzu. Abantu batatu nibo bantu Imana intumyeho ngo nze senga Imana ibagotesha ikintu cyitwa umucyo n'imbaraga zayo. Yuno umubyeyi ugira amagambo meza y'inkomezi, yuno umubyeyi neze siregere wubatse imitima y'Abanyarwanda. Ariko de shine drome ndi gusenga aragiye kubona mbona umuriro wamumanukiye, mbona amagambo y'abana baye menshi, mbona bamucanye ikintu cyitwa urufa. Bana yambwira ngo de siregere shine gra. Ndatekereza enegrai ni igihe cyo gusenga, anyemerere dreme shekradra, aho ari nawe yizere de siregra, aho yagwa ari nawe yizere adosi, aho Sabi nawe ari yizere. Tugiye gusenga Imana nabo, ubundi Imana bakure muri ricura burindi ryitwa iry'amagambo, ni ricura burindi ryo gukorwa n'isoni, ubwo abantu babiteze ko bamwara. Nta muntu ukundwa na bose, nta n'umuntu ugirira abantu bose neza. Topi NTC again. Tugiye gusenga Imana hejo enedra ku munsi wa turabataga ko gusengera abarwayi, dusengere Imana ihimbazwe nabo tubuze dra. Rero nzabazana haba urundi rutonde rw'abantu tugomba gusengera. Imana ihimbazwe, Imana ifite akazi, Imana imanukiye abantu bayo dope enegra. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Tora zabela kotribere vesangra. Noe wala wazabira kotribezere maigro. Mana yacu, Mana yaramana ikomeye, Mana ivuga bikabitegeka bigakomera. Ndasenze ku murungi Sabe, ndamusengeye mukuyeho ibitero by'abadayimoni, imbaraga z'ikuzimu, imbaraga za nyabingi byapfuye bitizera.
izo mbaraga zose ndazinaniza, ndamugotesha imbaraga z'umucyo, ndamugotesha imbaraga z'umucyo, ndamwatura imbaraga z'Imana, ndamwatura imbaraga zikiza, ndacedekesha imbaraga z'abadayimoni. Iyi mbaraga yazamura enegome hekotize bene kiredo shayine gome lobe kotibe zene mashayini. Mana ndasenze, sengeye mwami nyiringabo Imana, kumurungi sabe ndamusengeye, mwatuye igitangaza cy'Imana, mwatuye gukira, muremeye ubuzima, ndamukuza urupfu, dayimoni wamutwara, dayimoni de shayini, wamude shayine drome, wamuteza kuzeyukwa n'abazimu. Uyu muzimu ndamwanze katikwa jina raweza, mukure muri iyi ntambara y'umuriro, iyi ntambara y'amagambo, ntambara y'igisebo, ntambara y'igisuzuguriro. Mwami niwo muzi, niwo mufite umugambi, mu izina rya Yesu nyemerera Mana todigezene mosika, ndamusengeye, sengeye umuryango we mu izina rya Yesu. Mana nyiringabo Imana, sengeye urubyaro rwe, sengeye eregrome shone de siregai mu izina rya Yesu. Mana de shine grome, sengeye abakunzi be, mwami nyiringabo Imana, nifatanyije n'abakunzi be, atari abafana, abantu bamukunda by'ukuri, abamusengera, abamuheka. Turasenze, turasenze, twatuye imbaraga, twatuye gukomera, twatuye ubutsinzi kuri we mu izina rya Yesu. Mana yacu, Mana nzima, uyu ni minigrere shine gra, uyu ni umurungi sabe, turamusengeye, 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 turamusengeye mu mbaraga z'Imana, mbaraga zibatura, mbaraga zibohora mu izina rya Yesu. Mana data nyiringabo, haleluya haleluya, ndasenze Mana, ndasenze Mana, ibi mwasamiye ibyo ndabicedekesha mu izina rya Yesu. Uri Imana yacu nzima, bana natwe mwami mu izina rya Yesu. Gamba ntiyarurwana ngo arushobore, ntiyaruhangara, ariko mu mbaraga z'umwuka niwe wabasha gucedekesha ibi byose mwami, ku mugaragu wawe, ku murungi sabe, mukunda urukundo rurenze urw'abantu, bantu bamuryarya, bantu bamubeshya, bakadesha inegome. Ariko aka kanya mukuye mu gisuzuguriro, mukuye mu ruvugo, urupfu kuri we rwonda rwirukanye katikwa jina la Yesu. Bamusurira gukorwa n'isoni, bamware kubwe mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana yacu. Amen, amen. Tugiye gusenga, tugiye gusengera undi muntu. Mana ihimbazwe, ngiye gusengera Yago nawe ahantu ari aherereye hose mu izina rya Yesu. Imana imwigaragarize. Mana ndasenze, ndasenze ku bwa Yago mu izina rya Yesu. Yago ndamusengeye mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga zibatura. Mana ndamusengeye, Yago ndamusengeye, Yago ndamusengeye. Mwatuye imbaraga, mwatuye gukomera, mwatuye umuco, mwatuye amaraso, maraso y'umukiza. Alotikere bone shine longre masekredere Lebo sikaraboya sikarabini win. Mongo zamina fokri mangrasi. Mongo debere kire devai. Lowe zamina kire drome. Uyago ndamusengeye. Muyago ndamusengeye. Mwatuye spiriti y'Imana. Mwatuye gikundiro cy'Imana. Mwatuye amaraso y'umukiza. Mu izina rya Yesu. Muhereze imigisha. Fungura amarembo kuri we. Ndamusabye Mana. Ndamusengeye. Zamunesha ineko. Mukure y'indyarya. Musengeye ubuzima bwe. Muhagarareho. Murinde kumwara. Murinde gereza, murinde igifungo mu izina rya Yesu. Zamwubakira urugo, zamuha ubuzima batuma yubaka akagera kure. Ndamusengeye, ndamusengeye. Murindishije imbaraga, mbaraga z'amasengesho. Aleluya barabini kire drone, mbaraga zibatura ekotaye my gray mu izina rya Yesu, mu izina ribatura, mu izina ribeshaho. Ndasenze yumwa Yago, turamusengeye. Yago ndamusengeye, ndamusengeye. Bitwa ibikorwa bye ndabisengeye, nabisengeye. Mwami w'amahoro, byamwasamira bumbiye iminwa, bumbiye iminwa, bumbiye iminwa, bumbiye iminwa. Minwa ndayibumbye, mukuru urw'amenyo, urw'abaseka katikwa jina raweza Kristo. Ababazimu, dayimoni w'ishyari, dayimoni w'amagambo, dayimoni do benegai, uyu muzimu katikwa jina la Yesu. Abamuhagurukiye ndabacedekesha pu katikwa jina raweza. Rodovesi karabo zene wataine gere mangozo bi eneva
nesha kotrimi ukiza umunimba kamukiza agahinda kamurinda ikimwaro ndamusengeye uyu ni Yago ndamusengeye uyu ni Yago ndamusengeye uyu ni Yago ndamusengeye murengere ni umuhungu wawe ni umunyarwanda aragukunda aragukorera yengagize mafutiye byaha bye murengere umukize mu izina rya Yesu Kristo amen. Tugiye gusengera Pastor Mutesi, tugiye kumusengera uru rugamba rushobora kumanukira rw'amagambo dope enedrai. Tugiye gusengera Pastor Mutesi mu izina rya Yesu. Nyemerera wizerane nanjye wumvise iri sengesho, nyemerera wizerane nanjye muri aka kanya, nyemerera wizerane nanjye lotaka sikarabone tope enedrai mongo zamina fo rotekere bone shaini longe masakrande mo rodeve sikerebone tando ege eneri pongo za krimini wa rodeve sikedrai nda anasikarabai ndasengera mwami shumba enedra. Pastor Mutesi namusengeye mwirukanye bitero by'umwanzi mu izina rya Yesu, mwirukanye uburwayi bwo mu bitaro mu izina rya Yesu. Myuka yiyoberanya birwanira mu kirere, birwanira mu butaka, birwanira mu mazi, iyo myuka yose ndayitesha agaciro, ndatura spirit y'Imana, ndatura igikundiro cy'Imana, ndatura umuco w'Imana mu izina rya Yesu. Mana ndasenze, natuye imene grome, natuye gukomera, natuye umukiza abe hamwe natwe lode etayi hokosikene mando. Nirukanye umwuka w'uburwayi kuri we, nirukanye umwuka w'amagambo kuri we mu izina rya Yesu. Bamuhagurukira ndabacerekesheje abamuvuga leta sokremaini lowete koze greme mongo zabri enefa mango oti egene maiwata sima alome we egene for bini kukuri Imana ishobora byose, kukuri Imana ikora. Mana ndamusengeye, sengeye abe, sengeye umuryango we, sengeye urugo rwe mu izina rya Yesu. Manda yasika byangombwa byo kurira indege badayimoni bafunze kuri Pastor Mutesi, iyo bazimu bose ndabaciye ndabananize mu izina rya Yesu. Gira icyo urema, gira icyo ukora kuko ushoboye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mwami w'amahoro. Rushaho kubana natwe, turasenze Mana. Gihugu cy'u Rwanda twirukanye impanuka, twirukanye ipfu fize tunguranye kati kwa General Yesu. Abakomeje guhemuka, mwuka w'abajura, mwuka wo kwiba kati kwa General Weza lotekere bone kire drome, mwami w'amahoro. Dusabye umutekano, bana natwe, cyubahiro ni cyawe. Rushaho kubana natwe Yesu, urakoze. Amen amen. Tugiye reka mbashimire umuntu wese wakoze subscribe kuri Yubahwe TV. Iyo mvuze Yubahwe ujye wumva Imana, iyo mvuze Yubahwe wumve ko ari Imana ishobora byose. Imana ihimbazwe rero. Ni Yubahwe TV, aho ni uzakunda kutubona cyane dusenga. Tugiye kujya dusenga Imana uko bwije nuko bukeye. Imana inumye ku banyarwanda, Imana inumye ku bantu bayo kugira ngo tube mu bihe byiza byo gusenga. Nta bindi bintu bye tukeneye, nta bintu by'amagambo menshi dushaka. Icyo turangamije imbere no kwatura umugisha kubera b'Imana, aho abandi bari kugenda bakaza urugamba rw'amagambo, twe turakaza urugamba rw'amasengesho. Imana ihimbazwe. Reka rero ngusabe ukeneye kuvugana natwe, nomero yacu ni 0772338398. Iyo ni nomero yacu, cyangwa se guduhamagara ku 0788666104. Iyo ni nomero yacu. Imana ihimbazwe. Uri mu Rwanda, uri hanze y'igihugu, tugiye kugufasha gusenga uyu mwaka paka kugeza umwaka urangiye, umusaruro bizaboneka. Imana y'amahoro izaba yakoze, bizadutera gushima Imana kurangiza umwaka turi gushima Imana. Rero Imana umugisha ari kumwe na Sam. Twari turi mu bihe byo gusengera aba bantu ko ari batatu, umuntu ifatanyije na Yago kumusengera, umuntu ifatanyije na Sabe. Imana ihimbazwe. Umuntu wafatanye na Pastor Mutesi agafatanya nanjye mu kwizera mu kubasengera. Imana yamureba kuraho ibyago n'amakuba n'uruvugo n'ikimwaro n'igisebo. Imana ikomeze baho umugisha. Ndabakunda, murakoze cyane. Amen amen amen.